Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi barwanire intambara muzi neza mutazi. Tugeze muri wa mwanya mwiza ko imbere y'Imana tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye uburinzi bwawe. Mana wagize neza, warahabaye, waraturengeye. Iyo ataba wahacu abahari bagiranye, ariko turagushimye ko duhumeka umwuka bazima. Icyubahiro ni icyawe. Mana tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tweze tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira tugoye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere ijambo ritwongeremo imbaraga, riduhindure mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ibitavuga Imana, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Dutume Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe bune iteka ryose, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Migani ibice 10 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 11. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura mu cyi ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoze isoni. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umuntu w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye aba agenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Uwicanirana amaso atera umubabaro, kandi umupfu w'umunyamagambo azagwa. Akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, ariko urugomo rupfuka umunwa w'abanyabyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara, ngo ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rishatse kutubwira ko ibintu byose byavuye mu bintu bidasobanutse, cyangwa byavuye mu buriganya, cyangwa byavuye mu bintu bibi. Amafaranga cyangwa ubutunzi wakuye mu bintu bibi, cyangwa ibintu byo wibye, cyangwa ibyo wariganyije, ibyo ngibyo ntacyo bimara. Iyo umuntu atwaye iby'abandi, cyangwa akiba, cyangwa akabikura mu bibi, ubwo butunzi ngo ntacyo bumumarira. Ariko ngo gukiranuka kudukiza urupfu. Iyo umuntu akiranutse, gukiranuka kwe ukirinda ikibi n'igisa nacyo, ukirinda kwiyandurisha iby'iki gihe, ugakiranuka muri byose, kandi ukirinda kwiba, kurinda ingeso mbi. Ibi byose byo gukiranuka ngo bidukiza urupfu. Imana itugirire neza. Ngo Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ngo ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Imana itugirire neza. Uwiteka ntabwo azemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, naho yanyura mu bikomeye, ariko Uwiteka abana nawe, kandi akajya aca inzira uko bwije n'uko bukeye. Uwiteka agira inzira nyinshi. Hahandi umuntu abona nta nzira, hahandi ubona byakuyobeye, ariko iyo ukiranuka, iyo uri kugenda neza, iyo umutima wawe Imana wishimira,
ntabwo Imana yatuma ukorwa n'isoni, ntabwo Imana yatuma wicwa n'inzara, ntabwo Imana yatuma abatazi Imana bakwishima hejuru. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese kugira ngo naharanire gukiranuka kandi aharanire kugira ubutunzi yakuye mu kuri atari uburiganya, kubera ko Imana itubwiye ko ubwo butunzi bubi ntacyo bumara. Icyo waba wakuye mu buriganya, icyo waba wibye ntacyo kimara, nawe nta mumaro kikugirira, kandi warangiza no ku Mana ikaba ikubona nabi. Imana itugirire neza. Imana rero ntabwo izemera ko umukiranutsi wayo yicwa n'inzara, ngo ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ariko abanyabyaha ibyo bararikira Imana irabibahakanira. Imana itugirire neza. Ngo ukoresha ukuboko ko kudehesha azakena, kudeha azakena, ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Bavandimwe bene data, Imana ntabwo ikunda abanebwe. Imana ishaka ko ukuboko kwacu yaduhaye mu gihe ufite ari kuzima ugukoresha ukagira umwete mu byo ukora, Imana izagushyigikira. Ariko ukuboko kwawe no ukoresha kudeha ukanga gukora, Imana izakureka. Imana ishaka ko dukora, kuko ijambo ry'Imana rinavuga ngo udakora ntakarye. Imana itugirire neza. Mureke rero tugire umwete mu byo dukora, ubundi tubiragize Imana, dukunde gukora. Imana izajya idufasha kandi iduha ubukire, kuko ngo ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ukuboko k'umunyamwete ngo gutera ubukire, kuko Imana ibona ufite umwete, Imana yabona mfite umwete, ubundi nanjye ikanshyigikira. Gusarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoza isoni. Imana itugirire neza. Usarura igihe cyo gusarura akagira umwete agasarura, uwo ni umunyabwenge n'umwana w'ubwenge. Ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoza isoni. Imana itugirire neza. Imana rero ishaka ko tugira umwete mu byo dukora, kubera ko muri iyi minsi hari abantu baba basinziriye, ariko Imana ishaka ko dukanguka tugakora ibyo ishaka, tukagira umwete mu byo dukora, kandi tukirinda ibibi, tukirinda ubunebwe, kandi tugakora umwete no mu by'Imana, tukagira umwete, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ni bake. Abantu benshi barasinziriye, abantu benshi ntibashaka gukora, abantu benshi ntibashaka gukorera Imana, bibereye mu gahuge, bibereye mu bidafite umumaro, bahugijwe n'ibintu bitagira icyo bimara, kubera ko viziyo yaraje, abantu bararangaye. Ariko ngo uryamira mu isarura ngo ni umwana ukoze isoni. Imana itugirire neza. Nimureke tureke kuryamira, ahubwo tubyuke dukanguke, dukore umurimo wa Data hakiri kare, dukore ibyo Imana ishaka hakiri kare, kubera ko igihe cyacu ni iki, igihe cyanjye ni iki, igihe cyawe ni iki. Reka kuryamira, byuka ukore. Imana itugirire neza, kugira ngo utazakorwa n'isoni, kugira ngo ubwo tuzamurika imirimo utazabura icyo umurika, kubera ko imirimo izaduherekeza, ngo kandi niwo mwambaro, uwo mwambaro wera ngo ni imirimo umuntu azaba yarakoze. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukanguke, ureke ubunebwe, ureke kuryamira, ubundi ukore umurimo wa Data kugira ngo uzabone ibiguherekeza. Imana itugirire neza. Ngo amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Imana itugirire neza. Umuntu ukiranuka ni umunyamahirwe, kubera ko ibyiza bimugeraho kandi bifite umumaro. Ariko ukiranirwa ni ukuri ni bibi cyane gukiranirwa, kubera ko nta mahirwe abona. Ibyo abonye, iyo ari gukiranirwa, ibyo abonye ntacyo bimumarira. Ariko umuntu ukiranuka aba afite amahirwe, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Iyo uri gukiranuka rero, n'ibyo mu isi n'ibyo wifuza byose urabibona, kandi ikirutaho
ukazabona iherezo ryiza, ukazabona ubugingo buhoraho. Ariko ukiranirwa ni ukuri ingororano yo ni urupfu. Ingororano y'ibyaha ni urupfu no kurimbuka. Kandi n'aya mahirwe ibyo azajya abona ntacyo bizajya bimumarira ari mu isi. Imana itugirire neza kandi iduhe ubwenge bwo guhitamo neza. Imana iduhe ubwenge bwo gukiranuka. Imana iduhe ubwenge bwo kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Ngo kwibuka umukiranutsi ngo kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Kwibuka umukiranutsi, iyo wibutse umukiranutsi ukamugirira neza bizana umugisha, ariko ngo izina ry'umunyabyaha ngo rizabora. Abanyabyaha bazibagirana, ariko umukiranutsi azahora yibukwa. Imana itugirire neza. Nimureke rero bavandimwe, bene data munkurikiye, tugire umwete wo gukiranuka, kubera ko ngo izina ry'umunyabyaha rizabora. Umunyabyaha azibagirana, ariko umukiranutsi azahora yibukwa. Imana itugirire neza. Ngo umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Umunyabwenge mu mutima ngo yemera amategeko. Umunyabwenge mu mutima amenya icyo ashaka, amenya icyo Imana ishaka, amenya icyo agomba gukora, amenya icyo agomba kwirinda n'icyo agomba gukora, icyo agomba kuvuga n'icyo atagomba kuvuga. Ngo ariko umupfu w'umunyamagambo ngo azagwa. Abanyamagambo bazagwa. Imana itugirire neza kandi Imana iturinde kuba abanyamagambo. Ngo akanwa k'umukiranutsi ngo ni isoko y'ubugingo, ngo ariko urugomo rupfuka umunwa w'abanyabyaha. Imana itugirire neza. Akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, kuko umukiranutsi asohora amagambo meza, umukiranutsi akora ibyiza, umukiranutsi akora imirimo myiza, umukiranutsi hari ibyo atavuga, hari amagambo akoresha n'adakoresha. Umukiranutsi yatura amagambo y'ubwenge n'amagambo y'umugisha ku bandi, kandi akabagiraho ingaruka nziza. Ariko ngo umuntu ukiranirwa, umuntu w'umunyabyaha, ngo urugomo ruzapfuka umunwa we. Umuntu ukiranirwa, umuntu w'umunyabyaha, ntabwo ibyo azajya avuga bizumva, ariko umukiranutsi iyo avuze arumvwa kandi bikagira n'umumaro. Ariko umunyabyaha bitakara aho ngaho. Bene data munkurikiye, aya masaha ndababwira ngo nimureke dukiranuke, kuko ingororano z'umukiranutsi ni nyinshi. Ari hano mu isi azagubwa neza, ari hano mu isi azanezerwa, ari hano mu isi azabona amahoro, arangije abone ibyishimo, arangije abone kugubwa neza. Kandi ikiruta byose, noneho nyuma y'ubuzima n'ubundi buzima tuzabamo, azabona ubugingo buhoraho. Ariko umunyabyaha ari hano mu isi, ngo ibyo azabona ntacyo bizamumarira, ngo ntazibukwa, ngo izina rye rizabora. Mwami, ngo nirimara kubora, igikurikiye hazarimbuke, azajya mu muriro utazima, azajya aho azababara iteka ryose. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo uri mu bibi, uri gukora ibyo Imana idashaka, uri kwiyandurisha iby'iki gihe, uri kwiyandurisha ibigutandukanya n'Imana, ndakwinginga ngo garukiraho. Va mu bibi, va mu byaha, va mu busambo, va mu busambanyi, va mu kwiba, va mu biyobyabwenge, va muri ibyo byose bibi, ubundi uze kwa Yesu, uze mu Mana, kuko harimo amahoro. Imana iragutegereje. Uyu munsi aya mahirwe wiyitesha, aya mahirwe ubonye wiyitesha, kubera ko uyu munsi niwe uzi, uyu munsi urimo niwe uzi, ejo ntago uhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uyu munsi uce bugufi, usabe Imana imbabazi, kugira ngo nawe ibingibi abakiranutsi bazabona uzabigabaneho, kandi ikiruta byose uzabone n'ubugingo buhoraho. Nawe rero utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo winjire mu mahoro Yesu atanga, yandi atemba nk'uruzi. Winjire mu munezero, winjire mu byishimo, kandi akuremere n'amashimwe. Ni ukuri ndakwinginga, fata aya mahirwe ntuyiteshe, kubera ko nyuma y'ayo mahoro, nyuma y'uwo munezero n'ibyishimo, uzabona n'ubugingo buhoraho, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data mwiza, turagushimye, tugushime neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo,
tubonye ibyiza byo gukiranuka. Mwami turakwinginze kugira ngo natwe duhe gukiranuka mu minsi ya none. Mwami duhe gukiranuka, turinde icyadutandukanya nawe mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko tubonye ko umukiranutsi ari mwisi azagubwa neza, kandi ikiruta byose azabone n'ubugingo buhoraho. Ngo ariko ngo umunyabyaha ngo izina rye rizabora, azibagirana, kandi ngo n'ibyo abona ntacyo bizamumarira, kandi uwo munyabyaha ngo azanababara iteka ryose. Ariko Mana turakwinginze kugira ngo Mwami uduhe gukiranuka. Abankurikiye ndabasengeye nabo bahe gukiranuka, nabo bazabone kuri ibyiza abakiranutsi babona. Mwami abari bacitse intege, abari bari mu byaha, abakoraga ibyangwa n'amaso yawe, turakwinginze kugira ngo Mwami ubabarire rwose. Ukimara kubabarira nabo Mwami ubinjize mu bana bawe, bakure mu gitabo cyo kurimbuka ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abafite intimba n'agahinda b'amahoro. Dusengeye isi yiha amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Tanga amahoro mu isi Mwami. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, wongera usuku ubyutse mu itorero, kandi abacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abari bahuze, abari bahugiye mu bidafite umumaro, abari bari muri by'iyi si by'iyi minsi, turakwinginze kugira ngo nabo bagarure. Urakoze Mwami, ngo turindire ubugingo kandi ukomeze utwiteho. Mwuka wera azerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byombi senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibagarukeho kandi biteho, kandi bahe gukiranuka muri byose, ibarinde kwiyandurisha iby'iyi minsi, kiruta byose barindira ubugingo. Naho ubutaha, bye.